Murakaza neza rero. Ubushize twarebeye hamwe ibijyanye n'imyitozo igufasha gucuranga, imyitozo ikumenyereza ituma communication y'intoki zombi ishobora gutungana. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe chapitre ya 9 kuri partie ya kabiri ariyo the guitar. Iyi chapitre cyangwa se iki gice tuvugamo ibijyanye na guitar chords. Mu Kinyarwanda benshi baravuga ngo ni amanota ya gitari, ariko ndagira ngo tuyasobanure neza. Mbere na mbere hari itandukaniro rinini cyane riri hagati y'icyo twita chord n'icyo twita note. Ndakeka twarize icyo twita music notes, amanota y'umuzika, ariyo ya majwi arindwi y'ingenzi tugira mu muziki, ariyo do re mi fa sol la ti, ukararindwi ariyo y'ingenzi tugire, niyo manota y'umuzika twabarebye. Icyo twita chords rero gitandukanye cyane n'amanota. Mu Kinyarwanda kiboneye ni icyo twita imvugira rimwe. Chord nicyo twita imvugira rimwe, ntago ari note. Abantu benshi bakunze kubyitiranya note ndetse na chord, nta hantu bihuriye cyane ku buryo wabyita byose nota. Ahubwo icyo twavuga bihuje cyangwa se icyabihuza relationship iri hagati yabyo nuko chord ibigizwe n'amanota menshi. Urugero, niba mfashe chord ya C cyangwa se ya do, na amanota menshi aba yahuriye hamwe agakora icyo twita imvugira rimwe. Niho chord itandukanye na note. Note ni inota rimwe ryo mu muzika, chord tugahuza ya manota tugakora icyo twita harmony cyangwa se harmony, icyo twasobanuye nko guhuza ijwi rimwe n'irindi mu muziki bikabyara ijwi ribereye amatwi cyangwa se riryoheye amatwi. Ahangaha urugero ntanze rw'iri nota ry'imvugira rimwe ya C, harimo amajwi 5 atandukanye. Ayo majwi 5 ni amanota: inota rya mbere, irya kabiri, irya gatatu, irya kane, irya gatanu. Aya yose iyo tuyakubitiye rimwe tukayahuriza hamwe abyara icyo twita imvugira rimwe cyangwa se chord. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku makodi ya gitari ariko yibanze, cyangwa se ayo twita ama simple cyangwa se basic chords. Impamvu tuyita basic chords cyangwa se simple chords nuko ari amanota yoroshye kuyasobanukirwa kandi yoroshye no kuyacuranga. Mu mamelodi turirimba mu buzima busanzwe ni amanota y'umuzika tuba tugenda twaranja cyangwa se tugenda tuzengurukamo. Nababwiye ko umuziki ugira amanota menshi, nababwiye y'ingenzi 7, ariko haranda agenda zo hagati rimwe na rimwe nuko waka kanya ntago tuyasobanura cyane, ariko ay'ingenzi nari 7. Umuntu uririmba rero abazenguruka muri ayo manota mu buryo bwe n'uburyo yahaye melodie. Melodie nuvuga ngo n'uburyo yagiye azenguruka muri ayo manota, niyo melodie. Noneho rero ayo manota uburyo apanze, nuvuga ngo nta manota arimo aragenda azengurukamo aririmba. Uburyo ayo manota apanze kuva ku rya mbere kugera ku rya nyuma nibyo biduhereza iyo melodie kuba major cyangwa se kuba minor. Melodie uri kuririmba iba major cyangwa minor bitewe n'uburyo ayo manota agiye akurikiranye. No kuvuga ngo nko kuri gitari iyo ncuranga nge inota rya major n'inota rya minor, iyo ncuranze inota rya major mba ndimo ndakurikira umuntu uri kuririmba muri ya melodie cyangwa se muri ya manota apanze mu buryo bwa major. Biragoye cyane kuhita usobanukirwa neza igisobanuro, ariko icyo ni kimwe mu bintu wakifashisha usobanura major na minor. Yes, dukomeje rero uyu munsi turarebera hamwe ama chords 4 ariyo C, G, A minor,
ndetse na E minor, ndetse tunakore na exercice zidufasha kumenyera. Are you ready? Let's go.